Nshuti mukunzi w'agakiza, turagushimiye ko wahisemo kubana natwe. Amahoro y'Imana abane nawe. Nakiriye abantu bari muri Amerika, muri Aziya, muri Europe, muri Oceania. Nakiriye abantu bari ahantu hatandukanye, muri Afrika hatwegereye. Mwese Imana ibaho umugisha. Uyu munsi by'umwihariko ndashaka kwakira abantu bakiri urubyiruko badukurikira. Nukuri umujene yafunguye agakiza, nta bintu bisetsa biriho n'ibindi, turabubaha muri abantu b'agaciro. Imana ibaho umugisha. Reka nakire n'abasaza bakuze cyane badukurikira. Mwese Imana ibaho umugisha. Kuba ushaje ugikunda ijambo ry'Imana, nukuri Imana iguha umugisha. Reka nakire nanone abantu bigomwa akanya gato babona muri pause cyangwa se mu mirimo myinshi, akafungura kugira ngo yumve ijambo ry'Imana. Namwe Imana ibaho umugisha. Tumaze iminsi tuvuga ibintu byinshi byo gushimira Imana. Turi mu kwezi kwishimwe, ntituragusoza, turacafite iminsi. Uyu munsi rero tugiye gushimira Imana agakiza yaduhaye. Agakiza ni ikintu cy'ingenzi cyane. Buri wese yakijijwe azaho Imana yamukuye, akwiye guhora ayishimira. Ndi kumwe na mugenzi wanjye nanone. Ikaze mushumba. Urakoze cyane, dushimiye Imana kuba dushoboje kuba muri iki kiganiro, kandi nawe mwene data mushiki wacu turi kumwe, kuba Imana yakuraritse n'ishimwe rikomeye. Tubishimiye Imana kuba ikitugirira icyizere cyo kuganira natwe. Imana ibaho umugisha. Yego, tugiye gushimira Imana agakiza kayo. Gukizwa ni ikintu umuntu yashima. Yego, duhereye ku batubanjirije tukabigiraho, kandi no ku gaciro k'agakiza ubwako, tubona ko agakiza ari ikintu cy'ingenzi umuntu akwiriye gushimira ndetse byimazeyo. Iyo dusomye cyane cyane iriya Zaburi 130 umurongo wa 7 n'uwa 8, umwanditsi w'izi Zaburi yagize ati, wa bwoko bw'Abisirayeli we, ujye wiringira Uwiteka kuko imbabazi zibonerwaho Uwiteka ari. Urumva agakiza gakomoka ku Uwiteka. Utajya muri alimentation ngo kagure, cyangwa muri supermarket ikomeye, cyangwa muri magaze zazindi zihenze cyane ziba ku isi ngo uguremo agakiza, ngo gakomande online, cyangwa se ube wajyayo mu buryo uhigereye ukabone. Kakaba gaturuka kuko imbabazi zibonerwaho Uwiteka ari. Urumva ubwabyo gafite agaciro gakomeye. Aranavuga ngo kandi aho ari niho habonerwa gucungurwa kwinshi, ngo kandi ni uzacungura ubwoko bw'Abisirayeli abukureho ibyo bwakiraniwe byose. Urumva kuva ku gukiranirwa ugakurwaho ibyo wakiraniwe byose, umuntu atabishimiye yaba atazi gutsikamirwa n'icyaha no gutsikamirwa no gukiranirwa uko uburemere bwabyo. Niyo mpamvu rero gushimira agakiza ari ikintu cy'ingenzi. Pastor Mushumba, twamenyereye gushimira ibintu bifatika. Yego, ibyo bintu tureba, akazi, amamodoka, gushaka, zamuka mu ntera n'ibindi nkabe n'ibyo. None turi kubwira abantu ngo bashimire agakiza, kandi niwe ubizi wenyine ko yakijijwe. Yego, kandi nawe kubera ibindi bintu akeneye. Biraza kurangira agakiza katagize ishimwe rinini. Reka nisegure. Yego, nyanumva abantu bashima Imana hafi buri cumwe mu rusengero. Uheruka kumva umuntu uvuga ati ndashimira Imana kubwo agakiza yampaye, ukumva bivuze bivuye abarundi babyita ibwina, donc imbere hirya mu mutima epfiri iri. Yani akabivuga bivuye ku mutima, kuko ngiye abo numva n'abantu bavuga ibintu bafashe mu mutwe. avuga ngo ko barashimira icyambere nshimira Imana. Naye ngo nagakiza Imana amuhereye ubuntu. Nuko Imana yampaye agakiza ku buntu. Byabaye nk'indirimbo. Agahita akomeza bya bindi byose. Ngiye nifuza ko tugarukaho
yaza kurenga aho ngaho akaza kuvuga ngo icy'ingenzi ngo yashemaga nuko Imana yamuhaye umugore. Urumva bibaho nyine. Ariko agakiza umundi tukumvise twagashimira Imana kurushaho. N'ibyo bifatika agakiza karabizana. Ntabwo agakiza ari ikintu kidafatika, kuko agakiza wajya mu rugira icyaho bikomoka ijambo agakiza, kuko ku ijambo soteriya n'inshinga sozo, aho bikomoka n'ubutabazi. Agakiza n'ubutabazi kandi mu buryo bwose, n'ubutabazi mu buryo bwuzuye. Urumva n'ubutabazi bwa burundu. Urumva umuntu wari uri ahantu, ubundi bavuga ko umuntu ntabwo umuntu yaba ari ahantu ateruye wenda nk'ikintu nubwo cyaba kimuremereye ariko agishoboye, ngo nuze ukimutwaze bavuge ngo uramutabaye. Bavuga ko umutwaje ariko ntabwo uba umutabaye. Umuntu atabarwa yananiwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wenda yikoreye ibiri 100 bimugwaho, atangiye guherwa umwuka. Aho ngaho uje ukabimukuraho yaba atabaho. Ariko umuntu wenda wari wikoreye ibiro 3 wenda ukabona kubera ko abifite mu kuboko kumwe yarushye, ukavuga uti tugende tubitwaranye twembi, uwo ntumutabaye uramutwaje. Agakiza rero ni ubutabazi, kandi ubutabazi budusanga ahantu nyine twananiwe bya burundu, ho gucirwaho iteka, ahantu ho kutitabara, ahantu byananiranye burundu. Aho rero niho agakiza kadusanga, kandi karangiza kakadutabara mu burentegararite, mu buryo bwose, muri woreness y'umuntu. Ni ukuvuga nta gace gasigara kadatabawe, haba mu buryo bw'umwuka, haba mu buryo bw'imitekerereze, haba no mu buryo bw'umubiri. Agakiza karatabara. Imana itabara muri ibyo bice byose bigize umuntu. Ubwo rero ndumva utajya gushimira ishati nziza nshyashya waguze cyangwa ushimira imodoka udashimiye ko wari ukuweho ikiguheza umwuka. Kuko iyo modoka ikintu yari kukumarira gusa, umaze guhera umwuka kereka kukujyana nayo biba ari imodoka nini yajyamo serikeye ikakugeza wenda aho bagushyingura. Byumvikana ngo rero agakiza nitugashimira ntitukajye tubica hejuru tuvuga ngo ni agakiza yaduhaye ku buntu. Nitubanze twumve uburemere bw'agakiza, nitubanze twumve mu gakiza Imana yakoze iki, nitubanze twumve twebwe twarihe. Igihe nari hehe mbere y'uko nkizwa? Nari mu rupfu, nari mu gutsindwa kw'iteka, nari umwanzi w'Imana, agakiza kampindura umwana w'Imana. Nari mu rupfu ninjira mu buzima, nari mu buretwa cyangwa se mu bugaragu, mu bubata, mpinduka uwabohowe. Nari ahantu ntagira ibyiringiro by'ejo hazaza, ndemerwa ibyiringiro mpabwa ejo hazaza. Nari ahantu nciriweho iteka, mpindurwa umwere, mpindurwa uwatsindishirijwe, mpindurwa inshuti y'Imana, nari umwanzi wayo. Ngirirwa icyizere kitari kinkwiriye. Mbese ibyo wabishimira ukazageza ryari? Ubundi agakiza ubwako gateye nk'ishimwe. Ubundi umuntu yajya yumva gusa bavuze ngo agakiza agahita yitera hejuru avuga ati mwebwe mukavuze ntimukazi, mwebwe mukavuze ntimukazi. Yego. Reka dufashe abantu kumva agakiza. Uvuze ko ari ubutabazi kandi muri buri gace. Abantu twese dutinya urupfu. Umuntu yakatiwe igihano cy'urupfu rero, hanyuma kubw'amahirwe akabona imbabazi. Yego. Ntekereza ko yakumva cyane icyo yakorewe, agahindurwa n'umwere. Agahindurwa umwere.
ntegeza ko icyo Yesu yakoze mu buzima bwacu. Ariko kubera iki tudashikira iyo myumvire? Impamvu ya mbere ni uko agakiza abantu nibaza ko abantu bakumvise ku bintu bimeze nk'umuhango cyangwa amategeko. Urumva kugira ngo hari igihe usanga bakubwira ati kugira ngo wakire agakiza banza watura ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ukumva hari ko gatewe n'icyo gikorwa ukoze. Ariko mu by'ukuri nubwo wabisubiramo inshuro 100 ntabwo ari cyo kiguzi cy'uko wakoze ibyaha, kuko hari abantu bakoze ibyaha binazwi byasomewe n'ahantu hakomeye ariko n'uyu munsi bikibariho. Ikindi, hari igihe umuntu yinjira mu idini akabyitiranya n'agakiza. Ibyo nabyo biri mu bintu bituma uyu muntu yashimira iki, ahubwo kandi kujya mu idini byaramujyanye mu bushinjacyaha akaba atarabona ubutabera. Aho yinjiye naho bahura bamubwira bati ibi n'ibi ibi n'ibi, urabyitwara mutya, nutitwara utyo uramera utya, nutagira gute. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri yahuye n'umushinjacyaha ariko ntarahura n'umucamanza, ntabwo barasoma ko abaye umwere. Uyu muntu rero uhora ashinjwa yashima agakiza atese, kandi agakiza karamuzaniye ububata buruta ubwa mbere. Ukaba umeze nk'umuntu wakoze ibyaha kera bari batarabimenya, ukimeze nk'aho uri mu mudendezo kuko ntawe ubizi. Noneho igihe kikazagera ibyaha bikamenyekana ugatangira kwitaba ribu n'ubushinjacyaha. Uzi ko aho hashaririye kuruta igihe yari akiri mu byaha ntawe ubizi. Rero no mu idini ni nk'uko hameze. Iyo winjiye ukajya mu idini gusa ntujye muri Kristo, uba umeze nk'umuntu uhora witaba umushinjacyaha buri cyumweru. Ugasanga rero urashaririwe, uwo muntu ntiyemerewe gufata urugendo, ntiyemerewe kujya kure, kuko umushinjacyaha namukenera akamubura hazaba ikibazo. Rero uyu munsi impamvu abantu bashima agakiza bagapfobya ntibararenga kuri stage cyangwa ku ntambwe y'ubushinjacyaha ngo bagere mu rukiko bahindurwa abere, Kristo ababwire ko yabishyuriye kandi ko yabibishyuriye nta kindi abasabye, nta kiguzi. Ababwire ko yapfuye ku bwabo, ababwire ko ibyaha byabo babihanaguweho, ababwire ko amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ababwire ko bari kumwe nawe aho yicaye iburyo bw'Imana. Ibyo bintu byose, iyo migisha yose dusoma mu Befeso igice cya 1 n'icya 2, ni imigisha yo mu gakiza ituma umuntu yari akwiye kuba yishimira agakiza. Na Pawulo abiyandikira Befeso arababwira ati nimushimire Imana ku bwako gakiza Imana yabatoranije se itararemwe, ikabamenya, ikabanganisha, ikabashyira ku rwego rumwe n'umwana wayo, ikabababarira muri we, ikabahindura abana bayo, ikabicaranya na Kristo. Yababwiye ibintu bituma uyu munsi kwiyumanganya gushimira agakiza bitagukundira. Bivuze ndikumva nyine ari byiza, yego amatwi yakomeza kumva. Akoreye kubisobanukirwa si ubuntu. Kubisobanukirwa ntabwo ndimo mvuga nitubigira ubuntu, barahita bumva hari ko bigiye kuba nk'ikintu abantu bajya bavuga ngo hari ababigenewe. Oya, ubutumwa bwiza bwagenewe abantu bose, kandi Bibiliya iravuga ngo ni imbaraga y'Imana bwo bwabwo ihesha uwizera wese gukizwa. Kubisobanukirwa ubwabyo bisaba kubiha umwanya, ukabitega amatwi, ukumva Kristo. Kabiri, ukizera, kuko ngo ntibakumva batabwirijwe, ariko kwizera nako guheshwa no kumva. Kumva bitari ukumvisha amatwi, ahubwo gusobanukirwa, kwemera gusobanukirwa. Ibyo wumvise wemere ubisobanukirwe, wemere kubyakira. Hanyuma aho ngaho kwizera kuratangira kuremwe muri wowe, bwa buntu twagiriwe tutabigizemo uruhare nawe ubugirirwe. Yego, abantu ntekeza ko bakomeje kumva
icyo dukwiye gushimira impamvu dukwiye gushimira agakiza twakiriye. yego ntekereza ko iyo umuntu afite nka zahabu cyangwa diyama ariko akaba atazi agaciro kayo, nta shimwe yagira. ni nacyo Yesu yavuze muri Matayo igice cya 13 arimo avuga iby'agakiza. aravuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu wari ufite umurima mwiza w'izahabu, ariko we ntiyaraza agaciro kayo. yawureberaga mu kwera ibijumba, mu kwera amateke, mu kwera wenda ibindi, kwera amasaka. hanyuma buriya ahantu hari n'amabuye y'agaciro simpamya ko hanera cyane. noneho abonye hatavamo amasaka avuga ko umurima ntacyo maze, ariko ngo haza guca undi muntu ngo akuraho agataka, babonye iyo zahabu ngo asubizaho agataka. araza ngo aragenda agurisha ibyo yari afite byose, araza agura wa murima, atangira gucukura. urumva we nta nubwo agakiza Yesu yakagereranije wenda n'ikiro cya zahabu, nta nubwo byibura ari konteneri, ni umurima w'izahabu ucukurwamo bya bindi byose twibazaga ngo agakiza ngo nibitaboneka. reka da, agakiza ni umurima w'izahabu wacukuramo n'ibiboneka, ugacukuramo uburamya, ugacukuramo ubuhamya, ugacukuramo igikundiro, ugacukuramo ubuzima bubana n'abandi, ugacukuramo umuryango, ugacukuramo bene so. mu gakiza ni umurima w'izahabu buriya. none se ucukuye mu murima wawe konteneri ebyiri za zahabu pasita, waba ukibarirwa mu bantu bo mu cyiciro cya kangahe? nibaza ko kubona icyiciro bagushyiramo byagorana. baguhimbira icyawe, waba ugiye kurema icyiciro cyawe. urumva rero ntabwo agakiza ahantu kadushyize habuze, icyabuze hari cyakenwe. ni kwa kundi nakubwiye, umuntu aza agahera ku muryango w'ibi biboneka turebaho, ntiyinjire ngo agere ku gakiza nyirizina, bigatuma akena ishimwe. bigatuma akena ishimwe. yego turi mu gace k'ibiyaga bigari, aho bivugwa ko, ntahamya neza ko ari byo, ariko bivugwa ko abakristo bari hejuru ya 80%. yego hari ubwo tugira imyumvire ko ku isi hose ari uko bimeze. ni ukuvuga ko turengeje imyaka 120 twarumbisha ubutumwa bwiza. muri iyi myaka dufate ko hamaze kuba nk'amagenerasiyo nk'atatu, dufashe 40-40. ibyo ntibituma abantu bakerensa agakiza, kuko bamaze kubimenyera, babitinzemo, kandi tubona abantu benshi siyo mpamvu bituma nta shimwe ry'agakiza rigwiriye tugira. kumenyera ndimo ndatinya kubyemeza gutyo cyane, kubera ko icyamenyerewe ari igiki. kubera ko ba 80 nyine uvuze nawe ushidikanya, nawe bavuze ushidikanya, urabizi neza ko ari 80 y'imibare y'ibitabo biri mu madini. ariko uyu munsi biragoye guhamya ko ari 80 y'abakijijwe, y'abamenye agakiza icyo ari cyo, y'abakiriye Kristo, y'abakristo nka babandi bo mu Antiyokiya ngo babonye ingeso zabo bakavuga ngo aba ni abakristo. barebye ukuntu biyeguriye Kristo, barebye ukuntu basa nawe, barebye imigendere yabo imeze nk'iya Kristo, abandi babarebera ku ruhande baravuga ngo aba ni abakristo. iyo tuza kuba dufite nk'abo ngabo, wenda nari kuvuga ngo abantu barabimenyereye, none ahubwo bisa naho bikiri bishya. mu myaka 120 birimo birasa nkaho biba bishya, kubera ko ibyo niba umuntu yakubwiye ngo ukaba warugiye i Kigali
wenda uturutse nk'iburasirazuba wagera i Rwamagana bakakubwira ngo aho niho i Kigali ukahatura ukazahamara nk'imyaka 10 umuntu akakubaza ati ese utuyeho? Uti ntuye i Kigali. Ati Kigali yahagana he? Wenda ukamubwira yuko wenda utuye Kigali, igishari cya Kigali. Urumva byaba ikibazo. Yakubwira no ni byose ahase bakubwiye ko ari i Kigali, utari kujya niko bari barambwiye. None se wowe iyo wumva barimo bavuga ibi nibi bibi Kigali, wowe wari bwabibone igihe wagereye? Ntabyo ndabona, ariko ntekereza yuko nyine ubwo ndi hano bizahansanga. Urumva bagusobanuriye amakuru ya Kigali ya nyayo. Nibaza ko bita bikubera bishya kongera kumva amakuru ya Kigali wari uzi kumaze imyaka 10 i Kigali. Noneho rero ndimo ndabigereranya no kuba umuntu yaza agakatira mu idini gusa, agakatira mu bitabo gusa, ntiyinjire mu gakiza. Noneho agahora abwirwa kandi ntazahaguruka mu bizeye Kristo aribwo bwa mbere. Yego. Ntazanavuga ko aribwo bwa mbere yumvise ubutumwa bwiza. Ariko ikibazo azakomeza yihagarareho avuga ati nubwo ntakiri ubutumwa bwiza ariko maze imyaka hano. Ikibazo rero si imyaka tumaze mu bintu, ahubwo iki bintu byatumariye nibyo bitwinjiza mu ishimwe ryuzuye. Niba koko ibyo turimo ari ibyo biraturemera ishimwe, ariko niba ibyo twinjiyemo nubwo twaba tubimazemo imyaka atari byo, ishimwe twarikura hehe? Dukena ishimwe ry'agakiza kubera umuryango twinjiriyemo ushobora kuba utaratugejeje ku cyo twari tuje dukurikiye. Yego. Yego. Iby'imibare byo mu mpapuro no mu bitabo nyine no mu madini ntawabishingiraho ubuzima cyane. Icyo dushimira Imana ni icyo Imana yakoze mu mitima, kandi abakiriye agakiza koko bahamanya n'imitima yabo ko ari abana b'Imana. Yego. Ibyo ni ibintu byo gushimira Imana. Hanyuma nifuza ko tuvuga ku bigeragezo byisuka ku bantu. Hanyuma igihe harimo kugeragezwa agatekereza ko agakiza reka mvuge ko y'imiyaga itwisutseho akenshi bibangamira agakiza twakiriye. Nta muntu dukurikiye rero utangiye gushidikanya ku gakiza kubera swate ingeso atarabasha gutsinda cyangwa imiraba n'imiyaga y'ibigeragezo imwisukaho, cyangwa bwa bwinshi bw'abadakijwe nyine twavugaga, gutura muri bo, kubana nabo, wenda hari ibyo baziruye cyangwa se hari ukuntu babifata, bikazagira igihe agatangira kudashimira Imana agakiza cyangwa gushidikanya ku gakiza ke. Niki wababwira? Nibyo, agakiza ntabwo Yesu yigeze atubwira ko tutazakageragerezwamo. Ahubwo Yesu yaratubwiye ngo nzaba ndi kumwe namwe. Ni ukuvuga ngo niba uyu muntu yarageze ku gakiza nyirizina naho umuri, kuko ibyo arimo ageragezwa ntari wenyine, Yesu bari kumwe. Ikindi, ntabwo ibigerageza ari byo bizagera ku ntsinzi, niwe uzahagera, kuko uwo bari kumwe ntatsindwa. Ikindi uyu muntu namubwira, hari ibigeragezo by'amoko abiri iyo tuvuga mu gakiza. Hari intambara zitugeraho tuzifitemo uruhare, cyangwa se bitewe n'uburangare dushobora kugirira muri uru rugendo. Icyo Yakobo yanditse mu rwandiko rwa Yakobo ibice 4, aravuga ngo muri mwe intambara ziva he? Ntiziva mu byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Uyu muntu rero niba afite intambara irwanira mu ngingo ze, ntabwo ubwo ndimo ndavuga irwanira muri kamere ye cyangwa yahoranye kera. Iki si ikibazo cy'Imana, ni ikibazo cye, ariko si ikibazo Imana yitaruye. Oya, Yakobo atanga inama
akavuga ngo nimurwanye satani nawe azabahunga. Ab'imitima ibiri nimukarabe mwiyeze imitima. Ubwo urumva uwo muntu niyo nama namuha. Ariko hakaba n'indi ntambara ya kabiri nk'iyo Yobu yahuye nayo. Yobu yari umukiranutsi wubaha Imana akirinda ibibi, ariko ajya mu rusengero ahahurira n'intambara ikomeye, ngo urwo rusengero Imana yari yarujemo ariko na satani yarujemo. Aramusaba ajya kugeragezwa no gupimwa cyangwa aca mu ishuri. Yobu ikintu yarwanishije ni ukuvuga ngo natakaza ibiboneka, natakaza icyubahiro, natakaza igikundiro, natakaza ibyo nari ntunze, ariko nzakomeza nyiringire. Yarwanishije gukomeza kwiringira Imana nubwo imiraba n'imiyaga byari bihari n'inshuti zamuvuyeho n'abantu bamwitaruye, ariko arakomeza yiringira Imana ye. Aravuga ngo icyo nzi ni kimwe, uru ruhu nirumara kubora amaso yanjye azareba Imana atarayundi. Urumva ntigeze atakaza ibyiringiro, yakomeje kwiringira Imana, ahagara ku cyo yavuganye n'Imana. Icyo rero nicyo nabwira aba bantu bari kugeragezwa. Yobu byarangiye bite? Byarangiye Yobu ashumbushijwe ndetse akubiwe kabiri ibyo yari yaratakaje mu gihe satani yamugabagaho igitero, kubera ko yakomeje kwiringira Imana. Wakomeza wiringira Imana, komeza ushime. Na Yobu niyo systeme cyangwa se niryo banga yakoresheje. Yaravuze ngo Uwiteka niwe wabimpaye, Uwiteka niwe ubyishubije, izina rye rishimwe. Ni ukuvuga ngo yarwanishije gushima. Niyo mpamvu turimo tukubwira ngo shima kubw'agakiza. Yamenye ko yasigaranye icy'ingenzi aba ari cyo arinda. Umugore araza amubwira ngo ihakane Imana wipfire. Aravuga ati ntabwo twaba twarakiriye ibyiza mu kuboko kw'Imana tuyishimira, ngo ibibi nibiza tuyihakane. Urumva yagumye kugirira Imana icyizere no kwishimira agakiza kayo. Hanyuma Yakobo nawe yerekana ko iyo turezise cyangwa se iyo turwanye satani birangira ari uhunze. Urumva byanze bikunze byaba ari cyo kigeragezo gikomotse kubirwanira muri twe imbere, cyaba ari giturutse ku ntambara ziva inyuma, intsinzi irangira ari yacu. Birangira intsinzi itashye iwacu kuko Yesu turwanana nawe. Icyo rero nabwira uyu muntu yigira ubwoba bw'intambara, ahubwo nakomere, narwanane na Yesu, nakwete bihebuje nk'uko wamuririmbye yabivuze. Icyo nicyo cyamutsindira, kandi agatsinda neza, agasoza ari uririmba intsinzi itagiye kwa satani, cyane ko nta niyo yagenewe. Imana ishimwe. Amen. Reka udufashe gusenga, udufashe gushima Imana kubw'agakiza twakiriye. Ni umugisha ukomeye kuba twarahawe ikitagurwa amafaranga. Amen. Icyo umuntu atatangaho ubutunzi ubwo ari bwo bwose ngo abone, giheshwa no kwizera Kristo gusa. Amen. Karibu dufashe gushima Imana. Imana nziza ishobora byose, turagushimiye. Icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe, kuko wadutekereje kera utugambiriraho kuduhindura abana bawe, utugabira agakiza. Warakoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko abatari ubwoko waduhinduye ubwoko, abatari bazwi ukatugira ibirangirire, bataragiraga ijambo kariduha, abari bapfuye watugize bazima, abataragiraga ibyiringiro by'ejo hazaza urabituremera kubw'agakiza kawe. Igihe twari duciriweho iteka nk'abandi bose, watangaje kubaho ku buzima bwacu, ibyari urupfu bivamo ubuzima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimiye ku bwa bene data dusangiye aka gakiza, ariko ndanagushimiye no ku bwa mwene data wumvise aya magambo atarakizwa. Reka Mwami, inyota agize yo kwakira iyi mpano twahawe iruta ibyo umuntu atunze byose, iyi mpano itagurwa, iyi mpano itagabwa n'ababyeyi, iyi mpano itava mu gisekuru. Mwami, iki cyifuzo cyiza agize cyakire, umuha agakiza kawe, izina rye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Aba bakakiriye ukaturindire,
uzaduhe gusoza uru rugendo amahoro. Turagushimiye kuri kumwe natwe, n'ishyanga ryera n'amaronko yawe yamamaza ishimwe ryawe, waduhamagaye ukaduha agakiza mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Nshuti mukunzi wa AGAKIZA TV, amahoro y'Imana akomeze kukurinda kandi ukomeze gushimira Imana agakiza kayo. Icyo yakoze ni ingenzi ku buzima bwacu, akwiye guhora gishimirwa. Ibindi byose ni inyongera, ni impamba yo mu nzira, bizadusanga mu nzira tugenda, nta mpamvu yo kutayishimira. Niba utarakanze abone ubikore, kandi wifuze gusangiza abandi ibyagufashije. Ntabwo ari ibyo gusa, turagusaba nanone ngo ntuzacikwe n'agace kazakurikiraho. Ukomeze ubane natwe. Shalom.